iyi ni demokarasi ihuse mu Rwanda rw'ibiyaga bigari, muri Afurika, mu mahanga hose mukomeje gukurikira demokarasi ihuse na radiyo yabo y'akataraboneka, na radiyo yabo, ni radiyo yanyu, ni radiyo yacu, ni radiyo nziza cyane ibagezeho ibiganiro by'ubuhanga, ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro bicukumbuye, hamwe n'umuhanga wabyo nta wundi ni wa mugabo wakunzwe ku isi bamwita Segikuba Fred Barafinda. Barafinda Segikuba Fred, umusaza ukuri, umusaza wakataraboneka, umunyapolitike mwiza w'igifute cya politike n'umunyapolitike w'igifute, uburyohe bwa bose. Uwo nta wundi rero mwamwiyumviye, tuba tugarutse mu biganiro byacu twahemye kubagezaho buri munsi, dore ko tugeze mu mpera z'umwaka wa 2018 tugiye kwinjira mu mwaka w'uburyohe utasanzwe. Muzabona mu byinshi bitandukanye uwo mwaka turabateguje kandi turabakumbuje. Reka perezida w'adabanza basuhuze, ndetse ameze neza cyane nk'uko namwe muri kumwiyumvira. Kabisa muraho neza hirya no hino mu Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Mukomerezaho banyarwanda, banyarwandakazi. Nge Barafinda Segikuba Fred, umusaza ukuri, mu izina ryanjye bwite ndabasuhuje. Yambu abaruda n'abarudakazi, tukavuga n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, n'abatari abaruda mwese turabasuhuza, kuko muri abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abana b'u Rwanda. Gihanga Ngomizana yasize ubunyarwanda, kanyarwanda aravuga mbasigarane Gihanga Ngomizana urigendeye. Ariko Gihanga Ngomizana mwibuke ntiyapfuye, arahari ahantu runaka, yaraseze gusa arigitiraho. Noneho kanyarwanda abasigira Musindi byose nzabisobanura. Yasimbuwe nande, tuzakomerezaho amateka. Noneho njye ndi umunyarwanda no ku myotso. Mwamwiyumvira rero, mukomeza mwotwohereza ubutumwa kuri za nimero twababwiye, twongera tuzisubiramo, ni 0783428622, cyangwa se ukajya ku rubuga rwacu rwa Ruda ukandika wa3 Ruda TK, bishatse uvuga ngo tica w'Ikanombe, cyangwa se w'Ikigali. Kanombe ni mu mudugudu wa Kindege, Ikanombe, iruhande rw'ikigo cya gisirikare gikomeye cyane, ndetse n'uruhande rw'ikibuga mpuzamahanga cy'Ikanombe. Aho ngaho niho wamubona, akunda kuba hari atembera muri karitsiye, asuza abaturage, abacuruzi n'abandi bantu. Aho rero ni nyuma yo kuva nyuma ya bya bikuta twababwiraga tumaze iminsi tunabagezaho, uyu mugabo wibohoye akibohora no ku mutima ndetse no ku mubiri hose, amaze gucika zangwe nk'uko yabahaye kode namwe zishobora kubafasha. Ubwo namwe mwumva ni umuhanga cyane, n'ibikuta hangana nabyo na gereza za Gasana, namwe munabyumva. Emmanuel aho yari amaze bamenyesha ko batagomba guhindura, batagomba gukinisha na gatoya bahindura itegeko nshinga, kuko nta mpamvu n'imwe yagaragaza ko u Rwanda rugomba guhindura itegeko nshinga. Ariko byarakozwe. Nyuma yaho yaje kujya gusaba Gasana Emmanuel, umuyobozi wa polisi mu gihugu cy'u Rwanda, amusaba uburenganzira bwo kugira ngo bakore urugendo, bagaragarize ko bo batishimiye itegeko, habaho guhindura itegeko nshinga. Ariko ntago umuyobozi yamubwiye ngo natazagaruke, aho ubwo yagira ngo aboneho tubanze batunganye gereza zo kumufungiramo. Yasubiyemo agiye kureba igisubizo, bamwakirije kumushyira muri gereza zikomeye, ndetse bamwe mutanazi z'amasanduku akomeye, ndetse no gusukamo amazi. Munabyumva, umuntu w'umugabo ararengana mu buryo bukomeye cyane. Ariko iryo ryari irindi shuri yari yinjiyemo, ntago we yabifata nk'ibibazo kuri we, ahubwo yabifashe nk'ishuri, nk'uko mukunda kubyumva ko ashobora guhindura ibigori akagaburira abashonje bakirira. Ntago rero abeshya, yarabishoboye. Aho mu magereza atandukanye azira kuvuga ukuri, aho Ndera munabyumva naho bamugejejeyo bamwita umusazi. Ibyo mwarabyumviye, aho byagaragaye neza ko mu gihe cyo gutanga kandidatire yiwe haje iyo turufu. Ukibaza impamvu, mbese kuki iyo turufu itaje mbere ngo bavuge ko ari umusazi, bibutse ko asaze ko agiye gutanga kandidatire. Nawe uri umuntu uzi ubwenge, nawe aho wakwifindurira. Rero ni Barafinda Segikuba Fred, umunyapolitike mwiza cyane w'amahoro u Rwanda rwabonye. Imana yabonye abana b'u Rwanda
bari mu bibazo bikomeye ibohereza umucunguzi, twamwita nk'umucunguzi, umuhanga w'imuhanga uvuka ku banyarwanda, washoboye kuzenguruka isi yose asanga ibibazo biri mu Rwanda no ku isi yose bigiye bihari. Rero azanye umuti, dore ko yagaragaye avuga ko afite demokarasi itogotera mu rutirigongo. Mwaramwiboneye ku mateleviziyo yanyu agaragaza impamvu ibihumbi 2 bigiye kuyobora uru Rwanda rwacu. Rero reka tugiye gukomezanya nawe atugana byinshi bitandukanye bijyanye n'imikorere tubona muri kino gihugu cyacu. Namwe benshi mwagiye mungezeho ibitekerezo mudusaba ngo tubiganireho, ese niko bizakomeza? Reka aze abibabwire. Muri kimwe mu bibazo bashoboye kubaza, barabaje bati ese umuganda uba abakozi ba leta bamwe bakaba basanzwe bahembwa, hanyuma bo n'ubundi nta kazi kaho bica n'ubundi bo ko nta kintu kiri bihindukeho? Umuntu ucuruza ko acuruza hanyuma agafunga butike akajya mu muganda, we igihombo nta gihombo agiriramo, kandi umukozi wa leta ntagire icyo ahomba. Ese aho ngaho perezida wa RUDA bivugaho iki? Ese uwo muganda uzakomeza gutyo? Ibyo nabikijyana n'uwambajije iby'inama zikunda kuba mu midugudu ahatandukanye, akenshi abacuruzi abantu bagakinga bakajya mu nama, nyamara ugasanga akenshi biri mu bihombo by'abaturage. Ese RUDA yitegura kuzazikoresha inama gute? Reka aze atubwira byinshi abasuhuza. Ikigetse kuri ibyo kandi tubibutsa ko turi gusoza umwaka wa 2018, umwaka ubu bihe twinjira mu mwaka w'uburyo wa 2019. Reka perezida araza no gusoza iki kiganiro agira byinshi atangaza ku mwaka wa 2019 ndetse abifuriza uwo mwaka w'uburyohe. Murakoze cyane. Rwose birababaje cyane kuba umunsi w'umuganda, aho kuba umuganda koko w'abanyarwanda bashinga umuganda mu mirimo ikomeye cyane abateza imbere, yanateza imbere igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda. Usanga abakozi ba leta basohotse bari mu buryohe, bagize ikiruhuko, mu gihe abikorera ba Nyakabyizi n'abandi bose bo babasa nk'abaho babafashe ku ngufu, babategekesheje igitugu kugira ngo imirimo yabo bayireke bajye muri uwo muganda, kandi bo batabagabanyirije ipatanti. Noneho usanga yabyo nukurera umuntu mu mibare bagakabya bakarengera rwose, bakarenga naho bari kugarukira. Noneho umuganda wubakwa kwinshi. Twe umunsi w'umuganda wari uhari udindeza abantu bose mu Rwanda, abakene badafite akazi, ugasanga bari kugenda kwishakira ibirayi, barabafashe babajyanye muganda kandi batari bubahe n'icyo gihumbi n'ibyo bitatu. Ugasanga umuntu wari buzinduka ajya kwishakishiriza ikiri bumutungo uwo munsi n'umuryango we. Urabona ko abantu benshi ari abashomeri mu gihugu, none umuntu akababuza kujya kwikorera, kwihigira ibiri bumutungo uwo munsi, kandi nabiba nabasaba ngo nabasabirizi, nabiba ngo nabajura, ngo ntibashize amaboko mu mufuka ntibashaka kuyakuramo, kandi ari ubibatera. Wereka abanyarwanda bazinduke bikorere, noneho kuko barya ari uko bakoze, noneho ubareke bazinduke bakora, ureke kubabuza. Icyo nicyo bita ubunyarwanda bwiza no gukunda igihugu, ufitiye abaturage impuhwe. Noneho Nyagasani yadusize, igihe cyose utafitiye abaturage impuhwe, izo mpuhwe nawe ntituzi uzazikugirira. Bityo rero abanyarwanda babarira mu mibare, bakabajyana ku munsi w'umuganda kubakoresha akazi k'agatunambwenu. Igihe cyo gukorera akamama cyararangiye, igihe cy'ubucyakara cyararangiye, ubu turi mu gihe cya quid pro quo we, aho umuntu mukorera akaguha, nawe ukajyanira umunyeduka nawe akaguha ibirayi ukajyana mu isafuriya ukarya. Ubwo umukene ukorera Nyakabyizi arataha we ashira iki mu isafuriya n'icyo ari bubike imbere y'isengeri, imbere y'agasengeri, imbere y'ishati, imbere y'ikoti. Murumva ukuntu mwabanyapolitike mwe murira abaturage banjye mu mibare. Banyarwanda, abanyarwandakazi mwese muturiye muri Repubulika y'u Rwanda, abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, musonze muhishiwe. Twe abaruda, nge perezida wa RUDA, umunyamategeko muri RUDA,
nk'abana fondateri wa ruda haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Twe umunsi w'umuganda tuzawushingiramo abenegihugu, abakobwa n'abahungu bazajya bahahurira, n'abo divorce yatandukanyije bose bahahurire, hanyuma tubakoreshereze ubukwe, twongere tubanishe n'abo divorce yasenyeye. Abazajya bamarana imyaka 10 tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza, bakongera indi myaka 10 tubongera indi impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga. Noneho izo mpamyabumenyi bazajya bazikoresha mu kugira inama abakiri bato n'abakizishinga. Noneho n'ababandi bose bazubatse kera babona imirimo yo kugira inama abo bakizubaka, none imirimo igiye kuboneka haba imbere mu gihugu mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika yose no ku isi hose. Imirimo igiye kuboneka, bazajya babara abajyanama bashinzwe kugira abantu inama, kubaka ingo zigakomera. Abamarana imyaka 10 babaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza, bakongera indi myaka 10 tukabongera indi impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza yo kurwubaka, kandi inyoni nkuru igatoza intoya kuguruka. Bityo rero abakuru bazabatoza abakiri bato, inkumi n'abasore, kuzubaka neza mu bukwerere bwabo no mu busaza n'ubukecuru. Abana bato bakazigana ibyo. Bityo rero birumvikana umunsi w'umuganda twe tuzawusimbuza umunsi wo gushingira bene gihugu. Iyo niyo ntego, kandi kizaba ari igitego cy'umutwe n'icyo hasi, kandi tubigambiriye. Perezida wa ruda arakoze kugisobanura neza nk'umuhanga, kuko bigaragara ko rega u Rwanda dufite abahanga benshi. Abana ni bakuru babo, barumuna babo nabo bari mu nzira. Uyu niwe warangaje imbere Perezida Barafinda Segikubo Fred. Ntago bazaturuka mu mahanga, bari mu Rwanda. Muraje mubone ikosora ry'abaruda aho bari. Reka tubasuhuze abari za Nyamagabe, za Gicumbi, za Bugesera, aho hose muri Perezida wa ruda ndetse na radio ya ruda irabashuhuje. Aho hose Cyangugu, Nyamasheke, za Rusizi, hose muri Kigali munabyumvaho turi kumwe. Ikibungo, za Rusumo, Nyakarambi, aho hasi za Remanyundo, aho ku mupaka nabo tuba tubakurikira, turi kumwe. Aho hari abaruda bahari rwose, mubafate neza, mubasigasire, kuko abaruda bafite kode ntibakorwaho, nta muntu bareba nabi, kuko ni abantu beza cyane b'inyangamugayo. Abo bantu ubona b'inyangamugayo bose bahari, bose ni abaruda. Rero iyi ni radio ya ruda nk'uko mukomeje kuyikurikira, radio nziza cyane, radio yabaye ifite umuhanga umaze kuzenguruka isi yose, umaze gusezuma ibibazo biri ku isi yose, kandi arangije nticaye gusa, avuga umuti wakataraboneka. Uwo muti kandi ariko ugomba kuvura Afrika, abanyarwanda bo by'umwihariko byo batangiye kunywaho. Rero tugomeje twakira ibitekerezo by'abantu bitandukanye. Bamwe bari kuvuga bati ibyo bintu ni byiza cyane, kuko ngo umuganda ubahombya byinshi, ngo ndetse rimwe ngo babona bibabangamira cyane, kuko ngo n'uwari kwitekera utunyanya abura haduhaha, nabyo bikaba ikibazo. Bari kuduha ibitekerezo byinshi, baramengwe se ngo kuki icyo inama ziba mu midugudu cyo ko ntacyo kivuzeho, ngo bigenze gute? Reka tubari cyakomerezaho. Murakoze cyane. Icyo nacyo nari ntegereje ko bakimbaza nyisubize ku bw'umwihariko wacyo. Izi nama zose z'urudacya zidashira za hato na hato mu rwego rw'umudugudu, buri mudugudu mu gihugu hose, izo nazo ziri mu byongerera ubukene, zihombya abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abana bacu bakarinda barwara bwacya. Bityo rero umuyobozi biba bimunaniye gutanga itangazo kuri Radio Rwanda, bakabivuga gahoro bikumvikana cyane, ikikenewe kikumvikana, utiriwe uhagarika umuntu mu kazi ke ngo aze mu nama. Kweri birumvikana ibyo ntibisobanuka, nta buhanga burimo, kandi turi mu gihe cya .com. Amaradiyo arahari, za City Radio zirahari, za Flash FM na TV zirahari, Contact Radio irahari, Contact TV irahari, Radio Rwanda irahari na TV Rwanda irahari. Ubwo ni RBA muri rusange, n'ibindi binyamakuru
radiyo huguka se ntiri mu ntara y'amajyepfo kuki batatanga itangazo abo bantu bose bakamenya amakuru bakamenya ikijya mbere ariko udahagaritse abantu ibikorwa byabo ngo bajye mu nama ibi n'ibi ushobora kuba umuyobozi ukanyura mu mudugudu ugenda ubivugira kuri mikoro ubutumwa n'ubundi bugatambuka ibyo birabananiye ko n'ubundi ari ukuza mu baterana muri iyo nama mukabaha amabwiriza nimubemera kumanika agatoki ngo batange ibiyifuzo byabo n'ubundi muba mugiye kubasomera amabwiriza mwagiye munyuramo kuri mikoro mukagenda n'ubundi muyababwira ko n'ubundi muba mwayateguye abahari mutiriwe mwica umwanya w'abantu abantu bakakomeza bikomereza mu mirimo yabo yabateza imbere none mwaza no kubasorozaho imisoro bakabona n'icyo babaha banakoze ariko murabateshereza umwanya wabo mukabafungisha business kandi mutari bubakurireho ipatante ako ni akarengane k'ibihekane bityo rero n'umunsi w'umuganda nawo nuko mwe mujya gukoresha abantu akazi k'ubucyakara igihe cy'ubucyakara ryo gukorera akamama cyararangiye ubu ni kwidi proko ni mpankuwe ni igihe cya .com umuntu aharya ari uko yakoze kuko nta munsi yo mu rugo hakibaho ibyo byari bya nyakatsi bya kera aho abantu bahamagarwa mu nama cyangwa ngo bajye mu muganda bakora ubudehe ubu igihe cy'ubudehe cyararangiye ubu budehe ni mu mashyirahamwe nimba ubwo butumwa mubufite mujye mubutambutsa bwumvikane mu makoperative yo ariko bareke guhagarika business z'abantu kuko murabahombya kandi ntibazababwira impamvu yabahombeje ngo muyumve ibyo byose twe abaruda turaje tubirangize abanyarwanda bagiye kwigenga ku mitungo yabo bagiye kwigenga ku masaha yabo bakora amanywa n'amajoro umukozi wa leta akore kuva saa mageze saa sita atahe undi amusimbure saa saba ageze saa 12 atahe undi atangire saa moya nimugoroba ageze saa sita nijoro atahe undi atangire saa saba za nijoro akeshe uwahembwaga umukozi wa leta miliyoni 4 ari umwe tuzisaranganyemo abantu 4 tugabanye ubushomeri twimakaze imirimo mu banyarwanda bose amasaha 28 yose tuyakore tuyabyaza umusaruro kandi buri muntu yarangiza shift ye akajya kwiga ujya mu kazi kandi ujya kwihangira business bantu babe bize twese tube bize muri business nk'inzuki like bees bityo rero tw'abanyarwanda tugiye kubadukana umuvuduko mu mirimo duhangare ibyo bose batinyaga abategetsi batitira umuntu yajya kwihangira ikingo ibyo mubireke ni bibi ngo ibyo nakajagari we wagera ku ndege utarabanze kuva hasi mu bintu bisa nk'ibidasobanutse wavumbura indege utabanze gukanika utabanze gusudira iyo ndege wazayisudira ute ngo yuzure mureka abantu batakare mu kazi basore n'urubyiruko inkumi bose binjire mu kazi bitegurire pansiyo zabo zabukuru zabo kuko ntazo mubateganyiriza murabarira mu mibare mwe muteganya muhunika mu bigega amafaranga amafamu y'amatungo magufi n'amaremare imirima myinshi hirya no hino ubusitani twababwira amazi imiturirwa mitamenwa biriyo mwe murazigama amakonte yanyarabyibushe no mukanabyibuha n'umugongo no munda n'ibikanu byose mukabyibuha n'amatama n'ibibero n'amaboko n'amaguru mukumva ko mufite amaboko muzayakurahe mutinya no kubyara maze nabibyarira ngo babura ubwenge mu bahata imboneza rubyaro nimuboneza abanyarwanda bose urubyaro ejo igihugu cy'u Rwanda kigaterwa n'abanzi ninde uzakirwanirira mubura ubwenge mwenyine mureke kubuza ubwenge abanyarwanda bene kanyarwanda ibyo barabashuka wabahaye ubwo bwenge ashaka kuzigaruriza ibihugu byacu myaka iri imbere agenda babesha mu byare abo muzashobora kurera n'abatararabyaye nabo baragowe kandi ari mwe mu bitera mwabanyapolitike mwe mugora abanyarwanda abanyafrika n'isi yose mushyira agapira hasi twabaruda turaje tuzanye ikosora bityo rero mujye mumbariza kuri 07 8 34 28 6 no kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo tike
aho hose muzabona igitabo cya ruda kirahari kuri urwo rubuga rwa wa3.ruda.tk no kuri Facebook kirahari, no kuri Twitter, no kuri Google Plus, hose nimujya gusakinga barafinda Sekibo Fred, YouTube ndahari, na ruda nimuyisakinga rahari, rwose byose muzabibona. Nta makuru tuzabahisha, kandi mwabanyamakuru mwe mwese mu Rwanda, mu East Africa, Africa n'isi yose turabashima, mukora amanywa n'amajoro, mutanga urugero rwiza, kuko amaradiyo n'amateleviziyo arakora. Kuki aba bakozi ba leta bandi badakora? Icyo ndakibabaze ndi perezida wa ruda, ko amaradiyo arakora, amateleviziyo arakora, yirirwa akora, kuki yadakinga? Ndababaze ndi perezida wa ruda, kuki abasirikare mu kigo cya gikomando batakinga ngo batahe? Kuki barara bakorana mu manywa bagakora? Ndababazije ku kibuga cy'indege murakinga, nimba mukinga iryo nikosa ndazinzanye ikosora. Rero nawe ari kubabaza, namwe musubize, turaza kubona namwe muri musubiza kuri za nimero. N'ubundi ni kuri radio ya ruda, radio y'abahanga, ni radio ikorwaho n'abantu bize mu ishuri rya tica, akaba ari abantu b'abahanga rero cyane. Nawe wifuza kuba umuhanga, wahamagara kuri telefoni 0782888682. Reka nzisubiremo, ni 0783488682. Wamusanga i Kanombe, niho abarizwa. Rero reka tubashimire kudutega amatwi, tubashimire ubwitange bwanyu, tubashimire kutugaragariza urukundo mudufitiye. Abitwa ba Furaha ho muri mwese turabashimiye, mwagiye mutugaragariza ko muri mwishimiye ibitekerezo byacu. Ba Samweli bari Kiramuruzi, ba Pierre bari za Nyagatare, ba Rora bari za Rwimiyaga, turi kubabona, turi kumwe n'abantu 10,000 bari badukurikiye. Aba nabashoboye kwandika, ariko hari abandi badukurikiranye bicecekeye, abari mu mahanga nabo ndi kubabona nabo. Reka dushimire abadukurikiye bari mu bihugu bya Afrika, 17,000 nabo ndabibonye neza, 17,000 turi kubabona mudukurikiye. Reka tubashimire, muri abantu beza, muri abantu mushyigikiye ruda. Ndi kubona mwavuga ngo ariko se ruda ko iri kudutindira ngo ubwo buryohe buzatugeraho ryari? Nimuhumure, tugenda twitonze, ntago twirukanka. Banyarwanda bangwise yabyaye ibihumye, twe ntago ushaka kubyara ibihumye, namwe murabyumva. Rero bamwe batewe amateka ya ruda turayakeneye neza kuyabona yanditse, ibyo nabyo turi kubitegura, nta kintu tuzabima bakunzi bacu. Abandi bati dukeneye kumenya amateka y'uwo muperezida nyakuri neza, ngo muri kugenda mutubiriza mutubwira duke, nabyo biri gutegurwa. Igitabo cy'agatangaza cy'ubuzima bwe kuva yavuka n'abamubya amateka yabo arahari, twe byose biri gutegurwa, ndetse na filime y'ubuhanga izagaragaza ubuzima bw'umuperezida w'agatangaza no muri Afrika ndetse no ku isi. Iyo filime nayo abahanga bari kuyitegura, twibutsa ko mu gihe gitoya cyane muratangira kuza mudukurikira kuri televiziyo live, mutubona imbona nkubone, tubageze ibiganiro by'agatangaza ndetse n'abanyamakuru b'abaruda. Reka dushimire rero abanyarwanda, abanyarwandakazi, abaruda batoya ndetse n'abatari abaruda, mwese turabakunda kandi turabazirikana. Mugire amahoro y'Imana. Ariko nabemereye akantu gato, reka perezida wa ruda akabagezeho ababwira icyo abaheshe 2019, abifuriza umwaka mushya, ababwira ngo Banyarwanda, banyarwandakazi, n'inshuti z'u Rwanda, n'inshuti z'abanyarwanda muri rusange, muraho mukomere kandi ntimugakomereke hirya no hino. Mwabari mu Rwanda uwabakoraho anyerere atakare muri boridire, mwe mwikomereze. Ndetse n'abari mu mahanga, abanyarwanda, Imana irabaruzi, irabarindira umutekano. N'uwashaka kubiyongoza bakoreho anyerere naho atakare muri boridire zaho mu mahanga. Mwe mwikomereze mu musige, murinzwe n'Uwiteka Imana. Agati yaremeye mu nyanja ntabwo gagomba gushigurwa n'umuhengeri. Bityo rero
umunyarwanda ahari hose ku isi murarinzwe. upfa kuba ufite kode yawe, uzagufataho twe tuzaba tumubona, uzashaka kugushimuta twe tuzatumubona. kode zawe upfa kuba uzibitse, bityo rero zihuye n'inomero y'irangamuntu yawe n'inomero ya telefone, bityo rero n'ubuziranenge bw'amaraso yawe. bityo rero mwe abaruda n'abatari abaruda mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese muraho, mukomere kandi mukomerezaho. ndi perezida wa ruda, perezida nyaperezida, perezida w'akataraboneka, perezida uburyohe bw'abanyarwanda, perezida nyaperezida, perezida umunyaperezida wa mbere ku isi ya rurema w'akataraboneka. bose bakunze, abakuze n'abakiri bato. abakiri bato baravuga natwe turuda duto tutarafata irangamuntu, dufata irangamuntu dutakara muri ruda. bityo rero twese hamwe tubifurije umunsi mukuru mwiza ukurikira umunsi wa noheli w'akataraboneka 2018 mu kwa 12 tugezemo, kuko ndakeka uno munsi ni tariki enye. none murumva ko tuwusatira rwose. muzawurye muziyongeze n'indi yose, kandi mbifurize kuzabona mumera uruhara n'imvi zabukuru zanyu. pansiyo zanyu ndaze nzibategurire neza, tuzibateganyirize, nubwo abatubanzirize batateganyije pansiyo z'abasaza n'abakecuru. twabaruda turaze. ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. ruda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba. impamvu 200 ku Rwanda, impamvu 2,000 ku rwego rwa Afurika, n'impamvu 20,000 ku rwego rw'isi. ibyo nibyo bizagangahura abanyarwanda, abanya East Africa, abanyafurika n'isi yose. rwose ubukungu bugiye kuzamuka bose babireba. bantu bakungahare, ubukungu budakungurira nyirabwo, batunge batunganirwe. rwose bizaba ari uburyohe bw'akataraboneka. abanyarwanda mwese tubifurije umunsi mukuru wa noheli wa 2018. mujya muri 19 amahoro, ababyarire amahoro. rwose Imana izabarinde, ibarinde cyane. twe abaruda natwe turi maso ku buhanga bw'ibyuma, kuri satelite turakeye, kandi buri kimwe cyose turakiruzi. rwose duhagaze bwuma bumetalike. abaruda rwose ni abahanga. abaruda tufite abanyamakuru bo kuri radiyo ruda, abo ni abahanga ndababatuye. abaruda bo ku mashusho, ku mateleviziyo, kuri satelite z'abaruda nabo bahagaze bumetalike. noneho muzaba mubona icyo bita mobile radars, amaradari y'abaruda ahagaze bwuma hose ku isi. noneho ruda ni ubukombe, satelite buri muntu wese kode ye amaze kuyibona. noneho ni ukuyibika neza, uyikura no muri telefone ukayandika ahantu washaka muri telefone ukayisiba. iyo uyisibye software irayemera kuyikuramo burundu, nta na data isigamo. iyo kavuyemo kaba kavuyemo. kode zanyu muzibike neza, muzibika ahantu hatandukanye. rwose izo aho ugeze hose, kubera kwanditseho no kwirangamuntu yawe, kwanditseho no ku maraso yawe, birumvikana mu buziranenge bw'amaraso yawe. murabizi ibyo byose. ka kantu mwakoragaho mugakora no kuri telefone yanyu no kwirangamuntu, kagahita noneho kaguhuza na satelite, niko kashoboye gukora umuti neza. bityo rero abaruda kuko ari abahanga, ibihangange rero baje gukora umuti. imirimo yose turakwakwanya twirukanka inyuma y'urushinge rw'isaha dukora umuti. bityo rero murangwe no kwihangana hirya no hino. rwose abo bagamije gusebya bagenzi babo, babafata bateraho amapingo, babagira abasazi hirya no hino,
baragowe rero inabi bakora rwose ntawe yibifuriza, ariko bibuke kugira neza ukikomereza, niyo ntego y'abaruda, kandi nawe wiganya abaruda ntiwaba ukoze ikosa, kuko kwiga ari ukwigana. Mwese muzigane abaruda. Abaruda ni uburyohe, ni ubukombe, ni ubw'akataraboneka. Bityo rero mbifurije kuzaba abana beza, muzirinde icyahungabanya abanyarwanda no kubatunga agatoki, kuko ntabwo abanyarwanda ari insina ngufi nk'uko mubikeka. Nubwo abandi babicishije ubukene nkana babigambiriye, kandi batangira kera ngo viziyo buri muntu azaba afite inzu, azaba afite imodoka. Ubwo babyigishaga ngo buri muntu wese azaba ari indyohe. Uburyohe buri hehe muri iyo viziyo 2020 yanyu mwasezeranyaga abanyarwanda ubwo mwatangizaga ibya viziyo? Turabatahuye kanze mbafindure, ndi umuntu w'akataraboneka, ndabafindurira abagabo bose babamenye, noneho abagore bo babamenye kera kuva kare kose. Abana buturuda baravuga nuko bameze, baratubesha bakadukabiriza, bakadufungira bizinesi zacu n'imiganda, ngo irageze ngo dufunge tugende, kandi bo barahembwa, twe ntituri buhembwe. Nta munsi y'urugo tugira, turya uko twakoze uwo munsi, turi ba nyakabyizi. Icyo cyose ni ikibazo. Abacuruzi bose bafungirwa bizinesi kandi batari bagabanyiriza ipatanti. Noneho urumva ibyo byose ni ubuhombe, babikora babigambiriye nkana kugira ngo udakira ngo umukirane, ngo kuyobora abakire ngo biragora, ngo ahubwo haryoha kuyobora abakene, ubayoborera mu bukene, ubagira batinda bahanya. Iyo mitekerereze n'imikorere kirazira ni mibi cyane. Imana ntibishaka, kuko nawe ibyo utunze ntiwaguranye n'Imana, ntimwanaguze, kandi muguze yaguhenda, munaguranye yanaguhenda, ntiyanaguhendahenda. Rero mushyira agapira hasi buri munyarwanda wese icyo yifuza gukora, aho agejeje ibintu bye bose babikore bari mu mahoro masamasa, mu mutekano. Kandi abanyarwanda bose mbifuriza umunsi mwiza wo gutangira ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2019. Muzagire bonane nziza, n'ururirimbo rwa bonani nararubasohoreye rwose, muhige mushyira muri YouTube bonani, muzarwumva ruradundikitse kabisa, ni rwiza cyane. Muzashyire no kuri YouTube musakishe demokarasi, ururirimbo rwa demokarasi yihuse narwo rurahari rwose, muzarwumve murwumvirize. Politiki batogotere mu ruteregongo nka perezida Ruda n'abaruda bose n'abarudakazi rwose, n'inshuti z'abaruda n'utoroda duto tutarafata irangamuntu. Banyarwandakazi abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga, turabatasha. Muzagire iminsi mikuru myiza y'akataraboneka, kandi muzifate neza, ntimuzasinde, muzasindagize n'abarwayi bose n'abanyantege nkeya, abasaza n'abakecuru mubasindagize, kandi muzabasangize ku migisha Imana yazaba yarabahaye. Imigisha muzamufite muyisangize abo batabifite, abakene muzabasangize ku minsi mikuru yanyu. Bityo rero aho muzakura Imana izabakubira, nubwo hari abari mu bibazo Imana irabizi, bazarangwe no kwihangana bari mu magereza hose. Rwose Imana izakora umuti rwose. Iyo tuza kuba twararahiye mwese mwari kuba mwaratashe. Abantu barimo gukora insimburagifungo, nta magereza yongeye kongera kubaho. Ahari amagereza tugiye kuzahubaka amashuri n'amavuriro n'amasoko, bibe amasoko y'ubukungu bw'u Rwanda. Izingiro ry'ubukungu bw'u Rwanda bigiye kuba ari ibyo ngibyo. Tuhindura ibigoye tubihindura ibigori, tugaburira abashonje. Itangazamakuru rizaba rihari, rizabitangaza. Noneho izo ndirimbo muzazihige kuri YouTube, muzazihasanga. Speeches za perezida wa Ruda zirahari zose, mushyiremo ibiganiro byose mubikurikirane, muguriremo amamega muri telefone zanyu rwose, no mu makompiyuta yanyu mukurikire kuri interneti perezida wa Ruda, ijambo ry'umunsi mukuru
turimo kuribategurira kandi n'iri naryo niribanziriza iry'umunsi mukuru. Murakoze murakarama, kandi rwose kambasubiza uyu munyamakuru agire icyo abasorezaho. Iki kiganiro cyari cyiza cyane n'icy'ikoranabuhanga rwose hano tuzengurutswe na satelite z'akataraboneka rwose zigenda zitwereka abaruda bose mu turere 30 uko bahagaze. Abari mu murima turimo kubabona, abari mu iyo hirya no hino barimo kwahira ubwatsi bw'inka, abarimo gusenya inkwi, abarimo kujyana amakara turimo kubabona rwose. Mwese abacukura amabuye y'agaciro aho hose turimo kubaruzi. Twe muri satelite mu ikoranabuhanga twafashe hasi no hejuru. Ubuhanga bwacu twabuhawe n'Uwiteka, ntabwo twabuguze muri mangazini cyangwa muri butike ahantu. Twe rwose ibihangano byacu bituruka ku Uwiteka, kandi Imana izabidufashamo turi kumwe namwe, kuko tuzasangira akabisi n'agahiye ibihe byose. Nicyo twarahiriye twabaruda. Ruda ni ishyaka nyarwanda, ni ishyaka rihanira iterambere ry'umunyarwanda wese, gukuraho amagereza, gukuraho imisoro, kuzamura imishahara y'umwarimu, kuzamura umushahara y'umuganga, kuzamura imishahara y'abapolisi n'abasirikari. Ni ishyaka riharanira ubuzima bwiza bw'abatuye u Rwanda ndetse na Afurika. Mbese ninde muntu utakwifuza kuba muri iryo shyaka? Nawe niba wumva urikunze, niba wumva urishyigikiye, nta handi wanyura rero ni kuri 07882862 ukigererayo nawe. Karibu buri muntu wese, kwinjira n'ubuntu. Banyarwanda, banyarwandakazi, abari mu Rwanda, abari hanze, mu Bugande, mu Burundi, Tanzania, Kongo, hose aho nashoboye kuvuga hose, muri za Malawi, za Chad, za Angola, za Namibia, za Zambia, muri ibyo bihugu mwese murararikirwa. Muri Amerika ya ruguru, Amerika y'epfo, Ubushinwa, Korea, Aziya, Australia, aho hose hari abaruda. Wahamagara kuri izi nimero cyangwa se ukajya ku rubuga rwacu rwa Ruda, maze ukatugeza ibitekerezo, ukadusuhuza, ugashyira ibitekerezo byawe, ndetse ukaba washobora no kwinjira mu muryango w'abaruda. Rero reka tubashimira ubwitange mwagize kudukurikira. Ibiganiro byo biracyategurwa byinshi bitandukanye n'abanyamakuru b'abahanga bari ku matera atandukanye, ndetse bayobowe n'umugabo w'igitangaza, n'umugabo ukomeye cyane ufite imbaraga z'umubiri z'ibitekerezo, akaba nta wundi ni Barafinda Segikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro utuye i Kanombe, iruhande rw'ikigo cya gisirikare ndetse n'uruhande rw'ikibuga cy'indege mu mudugudu wa Kindege. Indege zinyura hejuru y'urugo rwe neza. Ikoranabuhanga ryose akaba ari kontorora urugo rwe neza, ibyogajuru byose, dore ko nawe n'umwe mu bahanga bakomeye. Reka tubashimire banyarwanda mwese ndikubabona. Imana ibaha umugisha. Murakoze naho utaha.